Yego uyu munsi birashoboka ko ureba ukabona nta nzira, ariko ndagira ngo nkubwire yuko Yesu Kristo yatsinze kandi abamwizeye bakamwemera abo ngabo yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Nshuti yanjye, reka gukomeza kugorwa n'ibibazo by'isi, kuko Yesu yarivugiye ngo abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Ese nawe wizeye yuko yakuruhura? Wowe umwizere umuhange amaso, ndabizi neza yuko ntawamwizeye yigeze akoza isoni. Yagiye adukorera ibitangaza mu bihe bitandukanye, na n'uyu munsi ntaho yagiye ibyo bitangaza aracyabikora. Kuki ufite ubwoba? Kuki wibaza ngo ejo nzabaho ute? Uno munsi hari ibyo wiziritseho wanze kurekura, ufite ubwoba yuko nubirekura ubuzima bwawe buzangirika, nyamara wirengagije yuko utabayeho ku bwawe cyangwa ku bw'abantu, ahubwo ubayeho ku bw'Imana. Rekera aho ngaho kumva yuko nugira ibyo ureka byakujyanaga mu ngeso mbi, byakujyanaga mu nzira mbi, uzabura kubaho. Izere yuko mu kwizera Yesu harimo ubugingo bw'iteka kandi harimo ubuzima buzima. Ndabakunda cyane, ni Olivier Rwanda, umuhungu w'Abanyarwanda.